igiye kuzo sindavuga sindanagenda ariko urumva arambwiye ngo Bowazi numva ijwi ridasanzwe mbona mu nzu haje nimeze nk'inturusu biba by'inturusu byikoramo yakanzu mbona umugabo mpagaze imbere gushyira n'ibirenge n'ibiganza gutya aravuga ngo Bowazi ibaza se n'izina ryanjye simuzi biratuza arampamagara ubwo rero ngeze ku marembo ya Zantare arambwira ngo cya gihe wihanaga nakureba la siko taraba dosi ena bonesti for beneva chanto ngiye kumva numva imbaraga zidasanzwe zirambwiye ngo genda ziransunika abako bamwisi babazi ko napfuye ikibiri cyasigaye turahura turahangana mu maso nye turarebana namwatuje nk'umuntu nyene ngize gute wenda ufite misiyo namwatuje nta torerese irimo ibintu bya freedom no uyo ngayigenga neza mugari none bimeze bite sawa ndashaka kukubaza nyine nabuze ubusambanyi kuri we nabuze kubeshya kuri we nkajya muvanyirirwa ni nko kuvanya cyangwa kugenda gushakisha ntago wasambanye ati hoya niko mbibona ngiyewe nyine ngatarifa kuri nyine confidence nkana confirma nemeza ndabibona ngiyewe ko wakoze icyaha sikose ntacyo ndakora none aba basore bose ndi kubona imbere yawe ati ntawe atahubwo nyine banyine babitesha mutwe tari kubona yewe nta mfite rwose mvuga ngo mfite umusore yego ndi kumva icyo ambwira nk'umusore ariko ubwo nawe mu bigaragara nawe yaje kureba gusa umusore ngo mugufi uhanura cyane niko bamubwiye umusore uhanura cyane ariko mugufi ariko ko nanahanuraga cyane kuko hano impunye zirahumuka ndahumura abantu barabyara kandi bafite imyaka 8 batabyara abandi babyara ibonye amazi mwaka ndararenzeho ndahanura abantu barazuka basa nk'abapfuye nta kimana itankoresheje rero ubwo yakomeje agenda aho nyoboye akicara ntavuge donc wero umunsi asanya kanomero akajyaza kangati wagiye gusengera hakaza akicara nyoboye cyaza anajya kuvuga ubutumwa bwiza yego akangenzura akanga yata ariko rwose Bowazi atahabayoboye nabi ati cyo byagenze neza tijya ko zangaha witwaye gutya ati muntu hanuriye gutya wamushyize hanze ari kwitwara gutya muhoro ngenzura uyu mukobwa ungenzura akambaza amateka n'amakuru yanjye abashingiye kuki abashaka iki then how which problem then before ni ikihe kijya mbere harimo ikihe kibazo nkibaza nanjye ariko nza gusanga ntaganyanga none ikintu cyanagaje hagati aho ngaho between imana yo kunyishyurira aho inzu nk'amezi 2 untanyishyura inzano ho kuba ko ntageraga ho kuba kajya sanga nabaga akahansanga akadara undi mukobwa bavuye ku ishuri agashaka kujya kare batarasoza agacika ikigo akaza akamesera imyenda yanjye udushuka twanjye agasasa akoza ibyombo abantu babaturanye ku ruhande nyine akavuga ati ariko uyu muntu uhora uza hano akazana muntu muri abo bose ukundane nde mukundana sikucyo ko bakora gukumesera abakobwa babiri baturutse ni bantu ki njye ntabwo mbizi ariko kandi ndavuga kuki ufuna kuza kundeba kanzanira imbuto nabizi ko nzikunda ukanguzanira amata kanzanira amaji hano bite ariko se wowe icyo utabona ndimo nakugenzeho kabiri kakugendera gatatu akazana imbuto none yajyaga ngurana nk'agashati akazana mu ibanga kandi ubwo hari undi musore nawe yayatse avuga ati manigura amandazi agatangura mishati burya nawaje gusana n'abitwa indatwa hanze aha bagira bakunda bagira uwo bakunda kuko ashaka kukwasamo 5 agashyira undi akunda cyo shaka umushyira rero mbona basinze babaga yenda yashije ariko agashyira Bowazi akunda akasanga ubwo rero nkavuga ni ibintu rero ese muganda ngira ngo unyereke mama wawe ati se wundi usengera hano nsuwe ati ntiwica harati nise bane mama mama we mbona nta kibazo atwaye nawe ni muremure umuntu ushinguye mwiza cyane umubyeyi uraho imfurakazi mbese ni bamwe biwacu ndavuga Imana ishimwe ariko se imyekana papa wawe ati mama washaka kuzabyara ariko papa we sinzi mama we nta kibazo ariko papa ashaka kutazabyemera nese papa n'uyu nereka shaka munyereke ni wacu natwe turaba no kubwo nyine aho ngaho ndahavuye mama yabonye navuga ati Imana ishimwe ngaye nguko rero ubwo mu ijuru rero none ndakangutse ngeze mu ijuru iwacu hagati karabaye umuntu ntago yapfuye hagarapfa yamvugo batangiye gucukura gusiza batimwe maretse gucukura rega ubwo imvira hari kandi mu gikara tangiye gusiza ayiwe Imana ndagushimye ahubwo no mu kinyarwanda bavuga ngo nta muntu usiba imva gusa ngo bashyira mu Israel bashyira imiyenzi
bashyizeho imiyenzi hari n'ibisina byinshi cyane baratabataba. Imana izantabara ngiyi bacukuye ariko n'imvura iri inyuma iyo imva ukuntu shana aba batazi kwizera imva bajya kwitwikira bitanyagirwa. Mana wangiriye icyizere hari umuhanzi urimo nivuga ngo wangiriye iki wasize abaswa n'abashaka kugira ngo badusebye ntabwo dusanzwe samuganirega ubugufi si ubugware uburebure si ubwenge ahubwo ubuhanga ni umutima ubupfura ni umutima rero kuryoha kwacu kuba mu mutima nibwo bupfura bwacu urusha gusaba umuntu arashyira niriya Veriya uburyohe bw'abagufi buba mu mutima cyane si n'ubwo abagufi ubupfura bwa mbere ubu niyo bakubwira imfura mu Rwanda zihari ntabwo ari uko umuntu areshya gutyo ateye atyo aseka neza uyu mutima ntawufite ntabwo bukiri imfura turi bupfura buturuka imfura ni umutima impari wa mfura yego mwana wacu naho rero ubundi iyo ufite umutima uhubaka igihugu ufite umutima urababarira ufite umutima ntabwo wifuza ko mugenzi wapfa urwo rupfu ahubwo urokora abantu urokora abarengana urukundo ni iki rero n'uwo mutima rwihanganira byose rubabarira kandi rurindiye ntiruhutiraho erega na wa mugabo umwe twizera nawe yarabivuze ati banza ari Pawulo ari intumwa ye yaravuze ati mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu aterega uwo nubwo yigeze kubanza kwambara akamero nk'ako umuntu kuba Imana atayasanze atari ibyo kugundirwa yisiga gusa ataraza yegera abantu twari twicaye rero muri iki kibanza tugira ngo tuganire ubupfura bwacu n'ibigwi byo gutsinda ubugize gutyo uratsinze urashimana ariko ubu nitwa gatsinzi nibyo kuko hari Satani ashaka ko ntazashaka urugo cyako naravuze nimbona ngeze hariya nkabona ninjiyemo Mana yanjye Imana igitangaza nimbona ninjiye mu rusunya nicyo navugaga cyambere bakamera mata nkabona ndayambaye dere nk'ishyamba nk'ingi abana mu metanda yambaye nkabona bagize gutya Boaz na Berize baraturabasezerana tuhere none turafatanyije Imana yafatanyije bavuga ngo hagena Imana nahaba guhirwa Berize na Boaz bakavuga ngo turabashyingirana ariko zikuri mugenzi wanjye yitwa hagena Imana je nitwa Hakizimana cyane nawe ukitwa haba guhirwa nibyo reka turi buturaniye reka turi je nitwa Hakizimana nubundi ni hatunguramye ihorera wamfura yego ibyo byose byari bifite imvano byari bifite imvano kandi noneho rero namaze kumenya ko witoreje mu mataba y'iwacu nibyo uri intore itari ngufi isumba imisozi miremire kuko kwaguka k'umutima wayo kureba hirya y'imisozi impare wamfura nuko uhagaze kwayo marembo urakomanze cyane ubu rero uwo mubyeyi w'urugore rwera araguhaye ikaze arakinguye cyane yampara cyane nawe urugira gute nanjye nyine ndivuga bakuvurugira amata se baguha yonyine se ahubwo bondi yo baguhaye umutozo wishurirwa ko umuntu azabumwa umukwe wawe hereze ibitangaza abohereze ibiniye amafaranga abo butunzi ni mu izina rya Yesu surongeye gatatu nkibikura gatatu mbona umwenda uturutse hejuru w'umweru mwitero ikanzu mbona iranyambaye nyambaye banampindutse nk'umweru guca nk'ishati none wongiye kubona mbona numva imbaraga ziramfashe mbona nimbonere ku isi arambwira ngo Irembo Ryera TV Irembo Ryera TV reka tubasuhuze shuti bakunze b'Irembo Ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye no kuvuga hari abari mu mahanga hari abari mu Rwanda hafi aho tubifuriza umugisha w'Imana tumugezeho kandi turabanyarukiye tubagereyeyo turi muri cya kiganiro imbone y'umuhanuzi dusanze umuhanuzi Boaz ni umuhanuzi Imana iherutse gukorera igitangaza kimeze nk'icya Eliya Imana isubirisha umuriro Imana yasubirishije umuriro noneho imbaraga z'umwijima zirahunga imbaraga z'amatiku navuga ko bidashoboka imbaraga z'umuriro zagaragaje ko ibintu bishoboka tumugezeho rero ubu tuje kuganira ku kintu cyitwa imbaraga z'amasezerano n'ibintu birwanya amasezerano ariko turaza no kuvuga uburyo amasezerano asohora abantu bagatangara mbere yuko twinjira muri iki kiganiro nyirizina ndagira ngo ubanze udusuhuze cyangwa se usuhuze abadukurikiye hanyuma unabibwira murakoze cyane
Imana ibampera umugisha cyane. Sohoje abakunzi mwese mukurikiranye Irembo Ryera muri rusange. Hari abari mu Rwanda n'abari hanze hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Mukakora comment cyangwa share, mugakora subscribe, katubwira namwe ibitekerezo byanyu. So nitwa Habaguhirwa Boaz, ni amazina yanjye. Ntuye Kimisagara, ndi umugabo, maze icyumweru nubatse urugo. Icyumweru n'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 gutyo. Icyumweru n'iminsi nk'itatu rwose. Uraza kutubwira uburyohe wumva cyane. Ndi umukristo rero, nkunda gusenga. Ndi umwadeperi, ariko cyane nkunda umuntu wese usenga. Imana ibampera umugisha. Yesu aguhe umugisha. Namwe. Hanyuma mbere yuko tuganira iki kiganiro, turi muri cya kiganiro mbone y'umuhanuzi, tuzi ko uri umuhanuzi. Ndagira ngo baze dushyire imbere y'Imana, hanyuma ubundi dukomeze tuganire. Amen. Mwami Nyagasani nyaguhora ku ngoma, turagushimye turaguhimbaje. Hari ibintu byinshi twaciyemo tumenya kuri Imana ikomeye. Uducisha mu mahwa no mu mifatango no mu mazi no mu muriro kugira ngo tumenye kuri Imana ikura mu muriro. Ntitwari kumenya Imana ikura mu nzobo, Daniel atageze mu rwobo. Ntitwari kumenya Imana ihagarika imvura, Eliya atahanuye ngo ahagarika imvura. Ariko kubw'uko twabibonesheje amaso yawe, turahamya iyo Mana isubirisha ibisubizo. Abantu bazanye amagambo, Mana ukora ibitangaza. Reka bimenyekane ko uri Imana n'ubu ngubu n'uyu mwanya, kandi wakora ibyo wakoze ikana, ugahindura amazi divayi. Hindura imitima y'abantu bagiye kumvira ijambo, abagiye kumva ibiganiro kuganira hano. Ntitwiganiriza ngo tuganirize benshi, imbaga y'abantu bahinduke mu mitima, bizera Imana kiriho koko. Kandi Imana urakoze kubyumvishe, ibi biryohera abatwi y'abantu imitima yabo, bongere bizera Imana kiriho none n'iteka ryose. Amen. Reka nkubaze rero, numvise uvuze ikintu gikomeye, twagiye tunyura mu mbaho no mu bifatango. Yego. Ni hehe wanyuze hameze hatyo hatumuze hazirikana mu masengesho? Amateka yanjye ni maremare, ariko niyo yatumye none karimo muremure. Ni maremare mwisi mu buzima bw'isi, ariko nanjye nkaba muremure mu buzima bw'umwuka bitewe n'amateka naciyemo. Ubundi Boaz baze ni ngewe wapfuye imyaka 8. Warapfuye n'amezi 6. Urapfa imyaka 8 gutya kabisa. Ni ibintu bihari gutya special, bitari ibintu by'ipiratano. Ari ukuntu mvuga ngo tumwavuga ibintu agira ngo aryoshye abantu, cyangwa se ngo bakurikire. I know. Ni ukuvuga ngo rero aho ngaho ngewe ubwanjye mvuga ko napfuye imyaka 8, kugira ngo dukure abantu mu bajije bumve uko uburyo napfuyemo cyangwa uburyo byangendekeye. Amateka yanjye nigaga Lycée de Rusatira mu karere ka Huye. Nagiye kumva mpagaze mu kigo, ndamanuka ijosi rimanuka rya mu maguru. Uhereye uwo mwanya mitambe mbese mbaye ikiragi, sinakongera kuvuga, sinakongera kumbese gutekereza ibindi. Ubwo barambwira Boaz cwe ijosi yagiye mu maguru kabisa. Ndabyibuka ntabwo abantu benshi bari bazi ko byagenze. Twari tugiye gukina umupira hariya munsi y'ikigo, hari ikibuga gihari hasi. Ndahareba Rusatira. Ariko njye ni muri tegwa mu kibuga, ndi kwambara imyenda, ijosi murye mu maguru. Abandi ubwo bahunda bakina Boaz ari heshwe, ntibazi ibyo byabaye. Kombe bantwaye kare ku modoka, wagiye kubagiye bamanyanya kwa muganga. Batuma napfuye amarabira. Bahamagara papa ati ntabwo mbyumva ukuntu bigenze. Byabaye ibintu birebire cyane. Aramvuza birananga, ariko ntatageze kugeza ubwo yagurishije inka zimushiraho n'amaza amushiraho n'amasaba amushiraho, asigara nk'abandi bose nyine bakennye. Inamutera ikibazo, arahinduka nk'uko arameze, afite ibyiringiro bye biza gushira. Amagambo avuga ararangira, mbese ijambo riramushirana tu, aravuga ati numva binshanze. Yaramvuje ageze aho ngaho ararambirwa, atanze miliyoni ze zose zirangiye, aravuga ati si inkwanga agenda upfe. Yaramvuje ntatangejeje. Amavuriro arazenguruka, irya josi ryanga kuvayo. Bari kuruje ibyuma ryanga kuvayo, bari kuruza imbaraga zidasanzwe, ndabakoreshaga simbizi ngo bamvuzaga he. Abamba baciriye ibyatsi, hazanye za gasiya, hazanye ibibirizi, hazanye imiti yabo idasanzwe, reka biranga. Yewe na Kinyarwanda naho bagiyeyo, batanga amafaranga menshi cyane
kugeza ubwo papa agurishaga inka ebyiri ku munsi kamubwira dukeneye miliyoni 2 agahita agurisha inka nziza zihaka kazitanga iwacu habaye inka kugeza ubwo iwacu hari inka 30 zigera muri 30 no donc papa wanjye yakundaga ishema amazu afite aragurisha andaragwa isamba aragurisha avuza bowazi iwacu turi abana 10 tuvuka turi 10 ariko hari ibyago byabayeho byageze ku bandi hasigaye 8 abana 8 nibo bariho rero abana 8 papa yabyaraga atari uko akeneye kuba yenda yajya abana benshi cyane ariko aravuga ati reka nibyarire kuko nta wundi muryango mfite ndi ikinege ariko nimbyara abana wenda bazambera aho abantu ntawo ntare ubwo rero papa mu tubyara ariko nyenza kuva ngo mbatera ibibazo ana barakena pe ni muryango wanjye urakena cyane biteye yagiraga akamubwira ati turamuvura rwose tuzana miliyoni 2 kazitanga zana miliyoni mukazitanga papa agiye kuvuza mu Burundi ajya kuvuza muri Kongo ajya Tanzania ajya Uganda mbese borders Rwanda country ibihugu duturanye byo ku mupaka w'u Rwanda yarazengurutse kandi ubwo baga ntwaye nkuko fashe Bibiliya ibaza umusore gasogondere kumutwara nkuko Bibiliya nyifashe gutyo naye narashizemo kuva ngo narapfuye ni ntuza ndende cyane ariko definition yenda nkwe muri definition ni ngiye impamvu ko narapfuye naragiye ndarwara njya ku munani sishira ntarya ntanywa kugira ngo bikurure ntago wabyumva iyo maze iminsi 3 usenga muri masengesho umva wapfuye n'utuntu twamaze twahagaze rero naragiye neza mbora umwuka mbora imbaraga izi mbavu zarabarikaga ntava hondi wansiga gutya nko wasiga inkweta ebo yifasha na kibazo ari ijambo ririmo tuza gusomaho wakesana ndabyibuka bashyize ahantu ndicara biranga ndaryama biranga ahubwo baravuga ati mwana yanze gukira shyize hasi ariko ikintu gikomeye cyabayeho papa wanjye yaragiye ajya kuvuza ahandi hantu ha kabiri ajya kureba umuntu w'umupfumu nimba ari umupfumu nimba ari umuvuzi bwoko kimba ari umusengesho sinamenye uwo ari we amugeza avuga ati mvurira umwana bambwiye kuvura ati ndashoboye cyane rwose wawundi rero sinzi ibintu nyine yagiyemo asa nkaho yinjiramwo akibyinjiramwo arabyirageza nyine ngo ajyageze ibye biranga anga ati muvande singiye kujya amafaranga y'ubusa baranakure nta faranga usigaranye ntayo fise icyo usigaranye gusa no mubiri nawe kandi ntawo gifite barashize umwana ntabwo namuvura nta nundi uzamuvura wa hano turi kumwe rwose we nko kumubwira ngo witirira ngiyewe abavuza aramubwira ngo umuntu uzakiza umwana wawe akamuvura agakira ngiye kumukurangira amafaranga wanzaniye yasubizeyo ntuyame ngiye kubwiza ukuri ati mbwiza ukuri wenda we wambwiza ukuri ntumbere nk'abandi papa tabatamubwira ati genda numva ko navuga umwana wawe aza ugira uhareba yego umwana wawe azakizwa azavurwa cyangwa se uzamukiza ntago njye nabishobora hari umugabo uri hejuru udukuriye ubone uzamukiza n'abapfumu bemera ko Yesu abakuriye papa ntabwo yibishe ko ari Yesu bavuze ahubwo kuko yari ataye ubwenge yumvaga ari umupfumu ukomeye amvana harigendera aranze ngo ukanongera aratambagira nabwo agira ngo arebe ko hari uwamvura ariko ryaje bamubwiye ngo uri hejuru yacu agiye no mupfumu kuri abandi bapfumu cyangwa se umuganga kuri abandi baganga so papa aragenda araruha amaze kuruha aravuga ati kanicarire abivamo nyine aravuga ati kanitorize araza aravuga ati byanze noneho ngewe ndyamye bajyaga baza kumva umuti mu gitondo na saa 5 nimugoroba baje kumamara ikiganza kigeze gushakira ntangiriye kuri wa muti bajye kuma mu gitondo bajyaga umuti ibindi bakabinsiga ikiganza cyangwa gifata gutyo ngiye kunywa sinakomaga ariko ikiganza cyahawe imbaraga gikubita umuti ugwa nkariye ati se no musazi turashaka kuvura ukarwana ariko sigiye bari kundenganya hari ikiganza cyakubita ikikombe kigwa nkariye tugenda nari ntunzwe n'amazi y'umunyu n'isukari mama yaragiye agura umufuka w'isukari n'umufuka w'umunyu atereka mu rugo akajya tubyuka mu gitondo agatoba utyo uko serum kwa muganga neza zarampaze
bavuga ati turarambiwe kujya n'umuntu wanyu. Mama akora serumo rero ku giti cye, akora serumo yo gukora umunyu n'isukari, akajya yasamura akanwa kanjye agashyiramo akanagamo agahiko katwatuza tukantunga rero. Nangwa dusata kavuga ati Imana ishimwe tunyweye n'isukari n'umunyu mu mubiri we biramutunga. Papa rero ubwo arebe bibonye cyaravuga ati mumureke n'umuntu yarapfuye. Bacukuye imvenye kugira ngo bashyingure, bacukuye imvenye bazisiba. Ndaje ngo amateka ni seve ndende cyane, ariko ubwo ni ibintu bikomeye. Papa arangije ibintu yakoze asavuga ati ndarambiwe mumureke n'umuntu ashaka gukeneye gupfa nawe yarihaze ntuzongeye kumuha umuti. Wa mugabo arambwira ngo ufate umwanzuro natumwe uhatumwe simvuga ndikiragi kuva icyo gihe sindavuga natumwe ntumwe n'uyu mugabo uri hejuru aha yambwiye ngo ntiwongere gukora ku miti cyangwa se cyaba n'ikinini iyo wabona umuti w'icyatsi unyizere natumwe n'umugabo uri hejuru aha ahubwo giye ubwanjye yambwiye ngo nze nkutore ashani gise igipindi koko urantwara se genda vuga ndagenda se arambwira ngo kuko giye ubu nagize gute niyiziye kukureba birahagije nkurikira. Hari akantu ushaka kuvugaho gakomeye cyane hagati aho ngaho. Hari abantu batasobanukiwe abakozi Imana bari kuri Yesu abakozi b'Imana, ariko hari akantu nasobanukiwe. Wa mugabo duhagaze gutya giye bari kumpamagara tugende, hahagaze undi mugabo wa kabiri wambaye ikanzu y'umukara kugira ngo twumvishe abantu ko hariho n'imbaraga izina rya Yesu. Wa muntu wambaye ikanzu y'umukara amagara imbere arambwira ngo hari sikarize zimanuka n'izizamuka, arambwira ngo tugende iyi niyo nzira. Wa wundi sinzi ukuntu asa nkaho warangayeho, numvira wa wundi wambaye ikanzu y'umukara manukamo hasi. Tugezemo hasi ubwo mpasanga abantu barimo banywa amaraso, barimo barya ibintu bimeze nk'inyama z'abantu, bintera ubwoba. Ariko kuko yewe narapfuye nta kintu nyumva ntacyo bimbwiye. Na Satani mbwe gutya live gutya. Wabonye Satani? Gutya live. Naragize nagezeyo, ariko iwacu bazi ko njyamye. Ibyo Rwanda byo ntabwo babizi. So noneho ngezeyo ubwo mbona abo badayimoni benshi cyane, abazimu benshi cyane, abapfuye bacyana narinze abana bagiye batambuka bakuru bariyo. Nuko ngiye ko mbona umuntu araje wambaye ijipo ndende cyane, ijipo nyine cyarumbiye kiriya kimeze nk'igikanzu kabisa pe, ikanzu nyine kimeze nk'ikigutiya cy'inyine. Araza ari igikara hose gikanuye nabi kimpagarara imbere, we ngo barakudanisha wajya uvuga ngo uzakorera Imana. Imana se ngo urayizi? Ngo ni njye Imana iriho. Ndashesheka ndatuza mpita ndavuga nti mu izina rya Yesu bararambarara bose n'abadabaniye bamanuye bose barambara icyarimwe. Ndongera ndavuga nti none se ni wowe Mana? Nti ati ntiwishutse Imana se ko bavuga ko yera nkambona uri igikara, we ngo ahubwo mumuzanire ngaho ngo kuri kaji yabanzamweho. Ubwo ji ni ihe hariya ni amaraso bafataga inyama cyangwa se gutya nyine amaboko y'abantu n'ibiki byose bagakamura gutya bagahereza abantu. Bari gukamura ngo bampereze bacya mu gikombe gutya mbona ni amaraso. Mpita negera ndavuga nti mu izina rya Yesu ntungaye ikiganza gutya. Ibaze ntabwo ndabya byo gusenga cyane, ariko Yesu ari kunzamo. Umva ko ikizaba cyo kiraguhiga ntabwo gihiga kiragushaka ntugire. Nivuga nti mu izina rya Yesu bararambara bwa kabiri bose. Wa undi nawe witwa ngo ni yisi Imana bararambara byahatarira amafuze ndoro. Atamubaza ngo umuntu mukuye he. Ngiye kora mu murongo wa pasiteri n'abahanzi bari hano kandi aha kuri iyi dunia yacu kuri iyi si bahagazeyo. Hari nabo njye mwana mu matorero nabo mwana bo gutya bagiye kuririmba ahantu cyangwa ari abahanzi cyangwa abahanuzi. Warababonye ikuzimu? Cyamaye ndagira ngo mbwira abantu ko ibyera byose atari amata. Aya makuru narabitse ni amateka yanjye, ariko nyashyize ku mugaragaro kugira ngo abantu bitondere abitwa abakozi b'Imana n'abiyita izina ry'Imana. Ntabwo ari bazabona Yesu cyangwa babare nawe. Ubwo byarankanze cyane. Ngiye kubona mbona
pasiteri ateze gutya ibiganza kandi baracyayobora baracyabwiriza abandi abahanuzi bari inyuma ye abaririmbyi bari inyuma ye bateze ibiganza gutya bari ku murongo bose gutya ururongo runini cyane bari kunywa amaraso satani ariko agira ati mpimbaraga undi ati jyewe mpeza kugira ngo mbone ibi n'ibi ndatinye nkeneye ubutunzi ndatinye nkeneye ibi n'ibi noneho jyewe wa mugabo waje kuntwara bwa mbere mu buriri wambaye ikanzu y'umweru ntabwo ndi kumubona ariko ndibona ndi jyenyine ahubwo ndi kubona abantu b'imikara gusa noneho ndavuga nti aba bantu se ko ndiba imbazi kwiye aho naho narindi baje hano kugira gute babahe imbaraga babahereze ibitangaza abahereze ibintu amafaranga abo butunzi ni mu izina rya Yesu surongeye gatatu nkibikora gatatu mbona umwenda uturutse hejuru w'umweru mwiteroje ikanzu mbona iranyambaye nyambaye banampindutse nanjye nk'umweru gucya nk'ishati noneho ngiye kubona mbona numva imbaraga ziramfashe mbona nimbonere ku isi arambwira ngo ko waruncitse ese ngenzi igihe nagendeye arambwira ngo najya mumaze nkwereke ibyo abiyita abakozi b'Imana ntuzamere nkabo ngo uzankurikire aho nzakugera wari hujya icyo gihe byamere gitangaza arambwira ngo tuzamuka twarazamutse tugeze ahantu hejuru tubona intare ebyiri zifite ibikowa uvuga ngo intare dore intare zariye mu ijuru ntabwo horoshye ngo simvuye hano hakaze ariko hari akazi kurenza hara twavugaga za ntare buki iminwa gutyo kwimikoro gutya duhanganye move and move mikoro umunwa wayo n'umunwa wanjye mbese birahanganye nizo ntare ko zazimeze rero gutya zima zitontoma zimuri hehe zitontoma cyane ubwo ugeze ku marembo y'ijuru ari niya into imbere gato cyane niho yarari ariko noneho za ntare ziri gutontoma ziri gusakuza ziri kuvuza induru ndavuga ntabwo nahatambuka wa mugabo w'igishura cy'umweru aratambuka gutya hagati yazo ahubwo zigizayo gutya iminwa yazo abaratambutse arambwira ati ngwino tugende ndamubwira none se ko giye mfite ubwoba ariko the first akantu nasizemo ka mbere ntavuzemwo njyamyaho narihannye ukiri kuri cya gisasi la sikone tote saramando stakid nkira aho ngaho wa mugabo kugira ngo ataraza Ezira Mpyisi umukozi w'Imana yari kuri aderiko ari kuvuga ubutumwa aravuga ngo nta muntu wajya mu ijuru ngabona Imana nta muntu wapfa ngabona ijuru nta muntu wajya mu ijuru atabanje kwihana ibyaha bye n'akaha gato kakobuza ijuru amarera akora yamye ucyangaramye yamanutse ajya mu gutwi kuruzura kuko ngiye gupfa nta nubwo nzabona n'Imana neka se ndapfa kumana ihane gute ndangije njya gucya ndigaragwa gucya nari nijyamye shinga inkokora n'ivi mbishinze noneho mtavuga nti Imana sinavugaga mbabarire nihana ibyaha byose byo ntakoze ibyo nakoze ibaza umuntu w'umwana nta byaha arakora bikaze ariko Imana nakoze mu nkono narasambanye narishe byanishe se nishindi ariko nyine bwabwo kuvuga ko ugiye gupfa natutse ababyeyi araho ntagenze neza araho nagize gucya ndagutya maze kwatura byose ya numva imbaraga zinjemo numva bindutse nk'ikinyami numva zikunda hindutse wamugwa nubwo yaje mu ijwi ryongorera nyine ngo yagacuho gutya asa nk'usinziriyeho mu mateka yanjye maze imyaka hafi 8 igiye kuzo sindavuga sindanagenda ariko numva arambwiye ngo Bowazi numva ijwi ridasanzwe mbona mu nzu haje nimeze nk'inturusu biba by'inturusu byikoramo yakanzu mbona umugabo magaze imbere gushya n'imirenge n'ibiganza gutya aravuga ngo Bowazi ibaza n'izina ryanjye simuzi biratuza arampamagara ubwo rengeze ku marembo ya zantare arambwira ngo cyagihe wihanaga nakureba ela siko taraba dosi ena bonesti for beneva chanto ngiye kumva numva imbaraga zidasanzwe zirambwiye ngo genda ziransunika abo ko bamwisi babazi ko napfuye ikibiri cyasigaye mwisi ariko roho nzima iri kugenda mu ijuru ndi kumwe na Yesu Kristo yaje kuntora Yesu yaje kuntora ariko abantu ntago babizi ubwo ndangije ubwo zantare ngiye kuzicaho ziratoroma zirasakuza umutima uradiha ariko igezemo numva ngize gutya ni Yesu numva natambutse nta musoro nawe afazari niya gato mbona urugi rukinze rwa portail nkusanga imodoka nyine zinjira runini cyane igipango kinini kiza cyane aho ngani sauti yeko ndahakinza ambwa ati yo nibyaye ntago ari byawe ndabyikorera atunga ikiganza kuri rwa rugi
mbona harakingo tugirira ikingura nibwo bwa mbere nabonye nagiye convention center ndirayo nicarayo nicayeyo yewe ndakubwiza ukuri hari n'inama zabaye nyinshi ndiyo ariko ntabwo nigeze yewe mbona ikaro nk'iyo nabonye hari ahantu nabonye ikaro ridasanzwe mwijuru ni na makaro niki ni kirahure se niki nakanagiye numva umutima wangise mba nk'umuntu udasanzwe ndiyo ndoroshye sindemereye nta bindi bitekerezo oya ndi free tu numva meze neza mana yanjye noneho wa mugara ambwira ngo tugende numva ijwi bivuga ngo irera izabana nabe aya ndafashijwe bowaze we ndamubaza nti aba bantu bari indirimbo bari he kandi nahageze arambwira ngo ngabariye izo mbaraga banazumvaho gake umunota ya yes okay shake one nuko mpita numva ijwi rivuga ngo urera uzabana n'abera ubwo twageze kandi mu ijuru neza ntangiye ndavuga nti ijwi rivuga ngo irereza n'abera riri he ahita arambwira ngo abantu bari kuri iyo ndirimbo ngabariye arabanyereka abanyetse mutamana abantu rero ugiye gusobanukirwa neza iby'Imana na mu ijuru ko bimeze menye ibanga ariko ntacyo ko mu ijuru nabibonye Imana ntindenganye ndabivuze kugira abantu basobanukirwe uko mu ijuru hameze cyangwa abamarayika yes ko njyewe ngeze muri ba bantu mbona bambaye imishanana abona abantu nkuko nari nambaye mu bukwe hari bampaye umushanana w'umwitero uri ku rutagahanga w'umweru cyane rwose nabereye umeze nk'umuko nyine kabisa Imana ishimwe ndangije ubwo noneho wa mwitero mbona bambaye gutyaho ariko afite n'inkoni imeze nk'ay'intore zibyina cyangwa se amacumu noneho ya macumu y'intore zibyina yarasongoye nyine ku munwa wazo gutya aha yarasongoye hariho umuriro waka bagira ngo barimo barabyina bakajya bagenda ko bayamara nyine bimeze gutya bavuga ngo baza ngo intebe nyine y'Imana baza ngo ari tetere ya ntebe y'Imana yari intebe urabona hari intebe nabigize ko namuzehe yicaraho cyangwa se abantu nyine b'aminisitiri bakomeye nziza cyane nyine waneze ngo sabuke bagakunda nziza cyane yo yari intebe imeze nk'ayifamye nkayo ariko noneho ndende itagira iherezo amaguru yakoraga hasi ariko atari amaguru nkanga yacu asanzwe ntago ari umubiri wacu ya Imana we urabona ukuntu uriye mu butayo izuba rikava nk'iri ngiri iyo izuba riri gucana nka gutya hamabuye amasara bwayo haba y'umweru izuba yarasheho ahuma amaso umuntu ameze nka zahabu ukuntu cyangwa nk'ibasakaye inzu n'amabati y'umweru iyo uciye kuri nzu ibashakaye uwo munsi amabati aho mu maso ukuntu amaguru rero niko yarameze n'amaboko ye mbese wanaga kubona mbese birashajana birako kuntu nyine mirukuntu noneho donc ikintu nimeze intebe nayo yameze nk'iri ariko no atari umukara aho bumese iteye ukuntu nyine nayo nyine yako kuntu noneho imeze nk'izahabu nziza ukuntu ikintu cyacanze gege amaguru ameze nk'ayacu gutya n'amaboko ameze nk'ayacu gutya ariko nko kwibuje imeze gutya nako nko kwimukora imeze yafite buje nini nk'iyo kwa padiri yaka gutya mu kiganza gutya yaka itashira idashonga no wa mugabo ndamureba mbona gutya nyine ko sanzwe nyine nuko nyine ariko no ngiye kura gutya ngo ndebe mu maso he ndahuma nta mbese gucira nkanga gutya ngo nyine nkuko nyine mbona warazamuye gutya ngo hejuru sinzara nyine yinjira nimba yinjira muri hejuru usumbaze ariko ntabwo agarukira he amaso ntayo wabona hari ukwezi kwizuba ryinshi yaka birancanga ubwo arangije wambwira arambwira ngo wirangara byirana n'aba bantu muri kumwe babyinamo rero irera izabana n'abera ndimo ndabyinira urabona ukuntu mbese imvura nyagiye umuntu akumva ikote ryatose nk'ikote wambaye kumva ryatose noneho umuntu akaza karikwaka kari gukuramwo akariteka nk'hariya nagiye kumva numva ikote cyangwa se inyama yaboze ku mugongo wanjye numva ikintu kinyosotseho gitakaye hasi yajya basa konema ya nibutse ibintu numva nuzizi n'imbaraga numva ya kote y'ibintu byabuze nyine bimvuyeho aha nari ndemerewe cyane ku rutugu bimvuye bitakaye hasi mbona inzoka ibikeri imbeba biri kumvaho byirukanka ntabwo nyine nabona gutya fizikare mbona inzoka n'imbeba mvuga nyine bisakuza nk'imbeba nk'inzoka ziruka mbona nyine bimvuyeho
ahita ambwira ngo ndimo ndakubohora yaye noneho ngiye kuva numva imbaraga zidasanzwe numva nsize ukuntu nabaye numva ndi kuvuga indimi zidasanzwe numva nabaye umuntu udasanzwe nuko iwacu baza kundebaho ndyamye rero basanga umuntu ntagikoma shwe se yatubati yapfuye baravuga bati muri umuntu yapfuye karabona ngo twari tubizi do kada yapfuye kare bahamagara nyine imiryango ati muze mushyingure batangira gucukura no gukora isanduku babaza bashaka gushyingura ni muzima ahubwo yagiye mu ijuru ari nayo mpamvu abantu bapfuye kuri uwo munsi ntimukabashyingure njye muri kumuntu abibyibuza amaramusi umwe awurenge bose nkajya ngiye gushyingura uwo munsi untarawurenga none mu masaha bari bagiye kumuhotera njye nagiye ndi mu mayerekwa Imana iriho mu izina rya Yesu ndafashijwe noneho donc mama na papa batangiye kunyambika imyenda sha wapfuye bari kunyambika ipantaro zindi bari baranyambika amashati yandi mbese sinakoma sibuje roho niyo yagiye ubwo rero Imana izantabara sishyingurwa hari ngiye kumva numva mugabo barambwiye ati uri kubohoka ariko gira vuba simenye impamvu ariko ngira vuba sirimba byinira Imana byina babandi kwaza mukandi bayimana avuga ngo irereza nabera bayizenguruka ariko Mana yanjye mwijuru haryoshye koko ndabyibuka nagiye mbona imbuto hirya gatoya ibinyoma n'amaronji n'amatunda mbikunda kubibankunda imbuto namugane biretse gatonye kwirira imbuto ntigenda urye ngeze imbere wa murima mbona numva ndahaza arangata nta muntu urya hano umuntu agira gute ibusa ahita yuzura aho niho naho rero na video mwijuru nzi makubwire neza maze kubohoka arambwira ati rero wabohotse no gukira umaze gukira genda kwizera kwa gukishije genda ko ubyizeye ati kandi mpamvu nkurekuye igihe cyageze ntumwe ku bandi amugana naho nge nasubira sinibuka data sinibuka mama sinibuka baruna banjye bakuru akadasi mbiri mu byo ngibyo gusa nibereye nyine muri free to navuga nti reka ntango nge nasubira narindi numvaga ntameze neza hangate rero ni ayo wigira tubwo amasaha yarangiye ajya gucyambwira ngo dore igihe cyarangiye antonga ikiganza gucyambwira ati bye tuzasubira mbaje ko numva wa bana nakangutse bisa nayisinziriye abantu bandi hejuru barimo bararira barimo baracukura igihe bari bagikingwa nyine mu ngo z'abantu baye gucukura mu ntara niho nabagaje nyine birabinubwo ngo ndese nahabaye iki no numva nabo bavuga ati kutubona akajisho kagarutse usi muzima Yamana zarokora umuntu tavuga ni umutima wawe ngo nikunavuze Mana ntibashyingure nkiri muzima ncyumva shaka ikintu ko ariko bamenye ko nkiri muzima kuvuga kwanye kwa rukuhe rero kwa gushima hasi kumukeka n'amagana cyangwa cyangwa se uko musambe ndashima gutya ndashima amatari ko umuntu aritari muzima kuvuga kwe no gushima hasi iyo ashimye tuzana upapuro n'ikaramu akandika ibyo yanditse tumenye icyo avuze batuzandika banga turebe ibintu yandika bandabandika n'ikawe ndandika ntimana impano uziko mbonye Imana amarika ne muka ati yabada ati dese wewe umuntu mukuru apfuye nyene avuga ijambo rya nyuma ati ubwo bwo ari yapfuye agarutse bujya gute gusezera ata papa tambwe mama ngo ngabo ko maso apfa homerije ataza gupfa kanoye akora ngo mpumirize ndanga ndahumba gusa ntimana batashyingura nkireba mufashe rwose mama ati nyamara umuntu agarapfa akajisho ke kagarutse Nimana uzi ko mbonye Imana marayika ati se abonye Imana hingo abonye Imana arasenga se abonye Imana sarayizi atera kare nimwambike vuba musaza gupfa akananuka no mudananutse aho nabaga ndyamye habaga hari inyama zamvuyo bigeze kundyamisha aho ngaho meza nkatatarashira ntawe nyitaho noneho umuswa ubuza kurya umukeka urya umusambi urya akamujya amatora ndyamyeho birarangira noneho wadukira umwenda nari nambaye urya umugongo wanyushiraho bantari basanga umugongo washiriye hasi uko nari napfuye byararangiye rero aho ngaho hagati aho ngaho narahava mama yigeze kusiga aho ngo muri iyo nzu ngo agira ngo akaza kinjira akimwa ku muryango wa saro noneho asize ngaho ngaho mu nzu asa nkaho agiye mu mirima hari agiye yagarutse asanga ntabwo nyari kutambajije ho nari nagiye Imana ifite imbaraga ukuntu wibyukijeho natekereje ukuntu iwacu bazashyingura nkabarushya n'ukuntu iwacu bazashyingura bakarira n'ubundi kandi baba bararize bagahogora n'ibyo nabahombeje ndavuga ngo ngiye ntabwo nzabahumya kumva cyangwa se ku isanduku cyangwa se ku bashyingura ngiye kwishyingura nibuka ko munsi y'urugo hari umusarane bacukuye wa metero nka 36 akombye metero 35 gutyo cyangwa 36 gutyo ndabyibuka hari
ndavuga ngiye kugenda nishyinguremo sinshoboye sindya sinywa ubwo imyaka 7 yari ishize njyamye aho ntavaho mama ntasize aho ngaho nta kinguye aho ngaho mu mateka ntajya hakingura ariko umunsi hasindi ikintu yari akinguriye umaga ngo winjire mu nzu gusa ndangije ubwo nsaba Imana imbaraga ntimbaraga ngiye kwiyahura nimba ari yazimpaye simbizi mba shitani simbizi ndagazanjemo nkabakambisha kangaka inkokora ndetse n'amavi ndikuruho nikuruye nca hasigaye inyama zanjye z'umubiri ndikura ngeze kuri wa mwobo ngiye kugira ngo nihambemo nishyinguremo umutima urambwira ngo ko bavuze ko hari Imana itabara y'abantu basenga nubwo udasenga cyane ariko wari ihari kandi ukubona aho nabaga njyamye aho ngaho ku gisasiro cyanjye nabaga ndi kwihana buri munsi noneho ngiye kumva numva umutima urambwira ati reba hejuru Imana yaje kugutabara Imana yagutabara niba hejuru cyo kwijuru mbona Imana itagira isoni Imana itagira ibimwaro Imana itagikangwa n'abantu bavuze bose mbona ntiyaje kuntabara Imana bavuga ko itabara abantu ku munota wa nyuma iri he ndayibuza ariko ngiye kubona mbona umwobo nawugezeho ijosi ryagarukiye aha ndongera ndikurura ngo yawe ningwemo ijosi rigarukira aha ngaha mvuga ko nagiye ariko igihembo cyari inyuma hariya mbona ni kure cyane ndavuga nti Imana ningwamo leta ngusama ijosi nizingazinge sinongera kubaho Imana ishimwe abyumva ariko ibintu ndi gutekereza jewe ndi umuntu nyine mvuga ntabwo ababyeyi banjye Mana wankwiye kure cyane iyo nibutse ahantu numva mbese Imana yarankwiye mu bintu bikomeye ibikomere naciyemo byatumye njye kuzagenda ngira amugisha wo kongera kuba umukozi w'Imana ukomeye ariko umuntu wese urwaye umeze nawe umerewe nabi guca mu bintu nk'ibi ngibi yihangane hari Imana itabara ndabyibuka icyo gihe ntabwo byari byoroshye ngiye kumva numva ibitotsi biramfashe kuri uwo musarani bacukuye bataratinda nasinziriye aho hashize akanya numva mama wanjye ararira aranteruye gutya nkuteruye inkoko y'inganda nayo ntabiro ngo mwana wanjye wari ugiye kwiyahura koko ese wakwajijwe nande nagushatse ndakubura ntabwo nari nzi ahantu wagiye ariko ikikumbwiye kikambwira ahantu uri nakurikiranye ahantu wagiye uca hagiye hasiga umubiri wawe mwana wanjye hagiye hasiga umubiri wawe mama antera ari kurira cyane asuzana ari ndyamye ndavuga ntabwo napfuye burya banye banakangutse ko kinanize ko nabyarangiye ngo bagiye kuzajya banyituma hejuru ntabanye naho nagiye birancanga amarara aragwa mama narabarira cyane asuzana yindi numva nababaye cyane ndangije ubwo nibwo Imana nimbwanye mwamana nyine yaje nyine nyuma yaho gato ibonye hari agahinda kanjye ariko nyine navuye nyine mu ijuru nyine no kubwo nyine aho ngaho ndahavuye mama yibonye navuga ati Imana ishimwe ngaye nguko rero ubwo mu ijuru rero noneho ndakangutse ngeze mu ijuru iwacu bavuga ati karabaye umuntu ntabwo yapfuye hagarapfa yamvugo batangiye gucukura gusiza batimwe maretse gucukura rega ubwo imvira hari kandi mu gikara tangiye gusiza ayiwe Mana ndagushimye abwo noneho mu kintu baravuga ngo nta muntu usiba imva gusa ngo bashyiramo isira cyangwa bashyiramo imiyenzi bashyizemo imiyenzi hari n'ibisina byinshi cyane baratabataba Imana izantabara ngiye bacukuye ariko n'imvura iri inyuma iyo imva ukuntu shana aba batazi kwizera imva bajya kwitwikira ngahitanyagirwa Mana wangiriye icyizere hari umuhanzi urimo nivuga ngo wangiriye icyizere Mana sinzakurekura ndamushuje ahantu hose ari kandi ndamukunda cyane tuzaganira noneho Imana yangiriye icyizere ishimwe aho ngaho noneho donc abantu bagize gutyo bameze gutyo ikintu gitangaje ngiki bere bacanga nabati mu ntagarapfa ibo bararindiriye bakirindira abo baburishe bati ntamvirara atumutse ko yazutse mu bigaga ari muzima n'ibintu hasi yavuze ko avuga ko kubonana n'Imana ye buke nako butarira ngo bugire cyane bashyiramo imitumba n'imiyenzi bagate n'ubundi ntacyo tubaturira kataza gupfa barasiba barigera bagate nta muntu agarapfa abana bari mu nza ye ni hehe batugeze he twafashe imodoka abandi bana bati turi imodoka turaje batise ko turi mu noneho nuko nyine ubwo amasezerano abarasohoye ngaho tubarire rero
asezana barasohoye ubwo nyine umukobwa araza arandeba aravuga ati se Bowaze bite sawa akageza ahantu oyo uramwatuza oyo kura mwatuye doraba yego kura bwatuye yasanze hano nayoboraga ku Muhima cyumba cy'abasore hano imbere ya ADPR kwa Meteresa hano afite icyumba kinini cyane kuwa gatanu cyari cyuze nk'abantu bakomeye n'aboroheje benshi cyane araza noneho mu mateka yanjye sinjye natuza abantu ahubwo nagiye kumva amajwi yambwiye ngo uyu munsi watuze hari amanyanga y'abakozi b'Imana ku muntu akubwiye ngo banza wature nyuma yo kukwatuza agahita gute atavuga ibyo n'undi yakwatuje ati se biterenyatsi ati rancomuza biteze y'urubyaro byaro rancomuza nta mwana afite akabara ati ndo witeka Imana ati ngo haya abantu kibaze Imana ivuze ko banje kuntata bamenye ibyanjye so rero ikintu mvuga hangaha gisa nkaho gikomeye ku bantu bankurikiye mujye mubanza mureka abantu banza bamenye nimba ko bafite iyo mana mbe kubamenya mbere ko bavangirirwaho ubu ndeno no ijwi rirambwira ngo ngiye kwatuza amateka sinjye natuza mfite watuza hanze nyine ku gikarabiro ariko ati reka materaniro reka umuntu bayoboye unimushyireho ujye hanze yeze hanze rero sanga haje umukobwa rero turahura turahangana mu maso nyine turarebana namwatuje nk'umuntu nyine ngize gute wenda ufite misiyo namwatuje nta torerese irimo ibintu bya freedom no uyo ngayigenga neza mugari none bimeze bite sawa ndashaka kukubaza nyine nabuze ubusambanyi kuri we nabuze kubeshya kuri we nkajya muvanyirirwa ni nko kuvanya cyangwa nyine gushakisha ntago wasambanye ati hoya niko mbibona ngiyewe nyine nkatarifata kuri nyine confidence kana confirma nemeza ndabibona ngiyewe ko wakoze icyaha sikose ntacyo ndakora none aba basore bose ndi kubona imbere yawe ati ntawe atabwose nyeba nyine babitesha mutwe ariko kubona ngiyewe nta mfite rwose mvuga ngo mfite umusore yego ndi kumva icyo ambwira nk'umusore ariko ubwo nawe mu bigaragara nawe yaje kureba gusa umusore ngo mugufi uhanura cyane niko bamubwiye umusore uhanura cyane ariko mugufi ariko ko nanahanuraga cyane kuko nanahanuye impunyi zirahumuka ndahumura abantu barabyara kandi bafite imyaka 8 batabyara abandi babyariwe nyamaze mwaka ndararenzeho ndahanura abantu barazuka basa nk'abapfuye nta kimana itankoresheje rero ubwo yakomeje agenda aho nyoboye akicara ntavuge donc wero umunsi asanya kanomero akajaza kangati wagiye gusengera hakaza akicarana nyoboye cyazana anajya kuvuga ubutumwa bwiza yego akangenzura akanga yata ariko rwose Bowaze tahabayoboye nabi ati cyo byagenze neza tijya ko zangaha witwaye gutya ati muntu uhanuriye gutya wamushyize hanze ari kwitwara gutya muhoro ngenzura uyu mukobwa ungenzura akambaza amateka n'amakuru yanjye abashingiye kuki abashaka iki then how which problem then before ni iki kijya mbere harimo iki kibazo nkibaza nanjye ariko nza gusanga ntaganyanga none ikintu cyanangaje hagati aho ngaho between Imana yo kunyishyurira aho inzu nk'amezi 2 unanyishyura inzana ho kuba ko ntageraga ho kuba kajya sanga hanabaga akahansanga akadara undi mukobwa bavuye ku ishuri agashaka kujya ataha kare batarasoza agacika ikigo akaza akamesera imyenda yanjye udushuka twanjye agasasa akoza ibyombo abantu babaturanye ku ruhande nyine akavuga ati ariko uyu muntu uhora uza hano akazana uriya muntu muri abo bose ukundane nde mukundana si kucyo bakunda gukumesera abakobwa babiri baturutse n'abantu ki njye ntabwo mbizi ariko nanjye kuvuga kuki ufuna kuza kundeba kanzanira imbuto ndabizi ko nzikunda ukanguzanira amata kanzanira amaji hano bite ariko se wowe icyo utabona ndimo nakugenzeho kabiri kakugendera gatatu akazana imbuto none yajyaga ngurana nk'agashati akazana mu ibanga kandi ubwo hari undi musore nawe yayatse aho ngati manigura amandazi agatangura ishati burya nawaje gusana n'abitwa indatwa hanze aha bagira bakunda bagira uwo bakunda kuko ashaka kukwasamo 5 agashyiraho ndakunda cyo shaka kumushyira rero ubwo nawe sinza babaga yenda yashije ariko gashyira Bowaze akunda akasanga ubwo rero nkavuga ni ibintu rero ese muganda jango ngira ngo unyereke mama wawe ati se wundi usengera hano nsuwe ati ati ntiwica harati nise bane mama
mama we mbona nta kibazo atwaye nawe ni muremure umuntu ushinguye mwiza cyane umubyeyi uri aho imfura akazi mbese ni bamwe biwacu ndavuga nti Imana ishimwe ariko se imyekana papa wawe mama washaka kuzabyara ariko papa we sinzi mama we nta kibazo ko papa ashaka kutazabyemera nese papa n'uyu nereka sha munyereke ni wacu natwe turi abantu ntabwo turi inyamaswa kandi icyo ukeka yenda utazi nicyo turi cyo twebwe turi abanyarwanda ni kandi tw'abakongomani batwihanganira haleluya arangate ntakire kandi mukwereke anyereka se ko munyeretse tangira nko munsi y'agahinda gake agandi umugabo koko azaha umukobwa we itandeba kuko mbona ni babana nyine n'ubundi turi kumwe mu gihugu n'abandi bafite inshingano nk'izoranye kandi ifite hano tuvugana icyo gihe nari siviriyane ariko ubu ntabwo nkiri siviriyane ubu mfite ukundi kuntu mpagaze ndi mu zindi nzego ariko ntimwinyikangemo ahubwo gusa ndi umukristo kandi umusikaro wo kwa Yesu noneho ubwo icyo gihe hagati ni uko nyine bimeze nganiye ntabwo bizavamo ntibizagorana yaragiye abwira mama ati mama mfite ikintu nshaka kubwira ngiki mwana wanjye tinakunze umuntu ati nanjye biranejeje ko ngiye kubona umukwe nkambara ikamba y'ababyeyi ati nyibwira arata nyine nangayitegereje ati ndi mu biki mukobwa yambwira aho barambwira ati umuntu nakunze rero ati wihangane ntusubize inyuma kandi ntumbwire nabi ndabizi ko bizagutuma wicumuza ariko wihangane ati mbwira umuntu nyine wakunze ati ni Bowazi wa wundi ureshya gutyo usagoye ati utafite aho kuba utajyana hano wo kwishakira ati peri rwose gendere nasubwe Munyarwanda ibi bibazo birakomera cyane amawata batayitangira hagati ntabwo mbyumva nyine biba birebire cyane bakurya amakuru n'abateka twabivuze kuri social media cyane biri ku murongo babyibazaho icyo gihe rero nta nubwo nambaraga rwose bavugisha gukuri kubona umukobwa nk'uriya w'imfura ufite ari nawe wenyine ufite muri abandi abahungu ari utegerejeho amata ndetse n'umugisha yaramubwira ati uwanze abasirikare wanga abapolisi wanga abayobozi n'abandi ntashaka kuvuga nyine bayobora ibi ngibi ko watekereza koko kuki warasaze ahita amubwira ngo abo barebera umbwira n'abo bakiri umbwira hari igihe ntabatunga ariko ntunze umukene twumvikanye duhuje twateye imbere reka ibintu bibimbwira ntabwo mbyumva tinasomo Rwanda ubwe ubwo nyine sinjye kuvuga nyine ko inzira zizaciyemo nyine bamurwanya nanjye barwanya ubwo nyine umukobwa arangira ati sheri ndabona ibintu naye kweretse ariko birimo intambara ndabona agiye kukwerekana mu miryango yanjye ukuntu byagenze simbizi nawe ntwari wanyu njye se ntabwo twaraye kuko nkutwayeyo bitarakemuka nawe ngiye kwitaba umuriro ni wowe icyo wakoze wajya ukoze ihangane ariko njye sinakugera mu muryango umuryango wari umuryango ufata ibyemezo ugakonfurima nanjye rero uzi ko ufite mu mutwe hari normal cyane kumva njyanye umuntu batari bakonfurima mu muryango wabo I know abyumva ni ikibazo ahita ngira ati sawa ubwo nyine naranyihorera cyangwa aravuga cyangwa ahita avuga ataratiye kubera ko yibutse ko ari bugufi atanga atereshe n'ubundi ati wasaga biwabo ati Bowazi ari we muremure ariko nase mubwiye umwana ukomeye cyane namubwiye ni humura n'uburyo ufashe umurima w'intoryi n'intobo ko zose wazishyira mu ifumbire izo mbuto zose zizamuka zisa zishije kimwe intoryi n'intobo birasa ariko ifaye difference yazo itandukaniro iyo ugiye kurya za ntoryi na za ntobo intobo zirarura nyamuneka ariko intoryi ziraryoha rero intoryi kuvuga intoryi mugani icyo sobanura umutima w'imfura iteka uhora uryoheye abantu ati dufite umutima wifu ati ndi bugufi ariko afite umutima wifu kabone nubwo intoryi zitakura intobo zikaba nini ntuzazibeshyeho intoryi zora ari intoryi uko zisa nuko zingana ariko burya umutima wazo ni imfura ziraryoha uravugira ati ndi mugufi ariko afite umutima wifu ari magambo ni mubwiye yuko wambonye atari ko imbere hameze aho mvuka siko hameze yambonye nka Bowazi ariko mvuka ntago ariko hameze ahubwo ni abantu bo kubahana ahubwo nanjye wacu ntago basanzwe no kumbonye wanyu badasanzwe
wowe nicyo muturusha ni amafaranga ndabona musanga papa wawe amafaranga muri afite byanga byakunda uko mubonye nuko mbona ahagaze nuko mbona kana nuko ndanasa ubundi inde ukusi inyuma bigaragaza aho gutangira gusobanura uburewe cyane n'imisatsi nta y'abantu ntago ihugise uburamurebye ariko nawe uramubwira uti ibyo byose ati papa ati rero yataramye ibwami Hayane cyane ni nawe ariko cyane uwanje ni ntawe cyane umusizi no musaza uzi gusenga kandi arasabana cyane no muntu mbese kandi yagiye agabana ibikingi mu gihe cy'ubutwari intwari ziri kwivuga n'ubu ngubu niwe muntu ahubwo wakoze ibitangazo bikomeye mu karere kacu ngire ngo amuvuga ibigwi ariko sinje kumwamamaza nawe bazasiba kumutora kuyoborera igihugu ariko akagari azaka nabyo arabikora muri iki gihugu cya mbere urugo rwawe kandi muri gifite inshingano mu mudugudu mu murenge no mu karere watambutse ariko si cyo ushaka kugira ngo njyeho cyane ubuyobozi bwa mbere no kuyobora ubuzima bwawe hanyuma rero ngo umukobwa turaganiriye turakundanye ariko biranze biravuzungutanye mu mwaka umwe 2 3 5 byaranze 6 hafi 7 tuza gupfa ikintu kimwe rero ngwe ku ntego umukobwa naza kumuhamagara numva ko ari n'umuhungu ariko urumva telefone ni umuhungu uwo yaturutse he ngo umuhungu nyine ngo uje kunda ngo turi kumwe ni uwahe nyine mwero wari we nsobanurira ubuje nafuha nyine bishatse abagabo bagufi barafuha sinzi impamvu akunda kujya bakana kandi sifite abagabo bagufi hari amaraso akunda gukora komateri cyane agafuha so no ndanyuze amugana nti wo mugabo nashaka kumenya uwo ndiwe ti wimbaza byari byo nyene byihorere nubwo utasobanuye ndarakaye hito gukora forogeti munyagire rwose kandi unkure mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe nge nakoze left naho navuyemo arambwira ati se urakomeje ndakomeje yararwaye neza nakajya kure cyane ararwara na mama akajya abona ko umwana ari kurwara ahari taye akabona taye zashizeho ahari amaso yashizemo hagati se kurya no ibiryo uri kuziriki ati se wowe wanze ko buwaze dukundana none kubona ukuntu ntangiye ati se none yanambwiye ngo aransezereye ati ngo aranye none se kandi mama atandukana no mwanze gutandukana ati ariko se ko ndabona ngo byishimiye bizabishaka kuza gukora kubyara ikintu kibira ndabona nyamara umeze nabi reka mpamagare buwaze ati mpa nomero ye arampamagaye buwaze ntikarame tibete ni sawa ni muri bande nta nubwo sindi bivuza n'ijwi ya nyoko bukwe nite hejuru cyane ndavuga nti witeka mana yanjye ndakumva rwose mane cereza ndakumva ati ko mushake wanje ibasi yarambwiye ko ntagera iwe ko navuga nti ngiye kuhagera ndashimira umubyeyi wanyemereye umwana nakose n'umubyeyi n'ababyeyi umuryango w'umwana ushimiye cyane wanyemereye ko muha umwana nkuriya twese tugahura ifara zigahura zigasangira ibyazo nta mpagarara Imana ishimwe cyane amen nangiraga bwana umukonyi mudasanzwe ezikaganiye amen ambwira ati ngaho ngwintagenda n'ibimwaro ibyo bambwiye ko batanyemeye cyane ariko navuga nti kangende bo ndahageze aranyakiriye ninjiye mu nzu bite sawa se buwaze ufite papa mama wawe ndabafite none se ni bantu ki bimeze bite ntimera baraho nyine nuko nyine turega ni nkamwe ne cyane ni imfura nazo z'u Rwanda hano ngiye bantu no gushenga cyane nabona abantu badasanzwe ishyire ko mwumvisha nashaka kucyumva gusambajije ko ufite ababyeyi ariko please ndi kongeraho utundi tuntu kongeraho utundi tuntu bashobora kuba bari gukeka oya nyine wenda haba guca nkaho bashyeka icyuho nkizibaga hakiri kare ariko nyine ntabyo bavuga ati none se ufite amafaranga yo gukwa ukaba wakora ibirori mbareke muri mwanze kurekurana mwanze kwangana kandi ikintu nagushimiye ni kimwe nuko imyaka maranye hafi nk'irindwi igiye gushira ntugeze musambanya ntamuteye inda ati ushaka kuba uri umupagani uhora mutera cyangwa kumutwara gutyo gusa ariko wanze kubinyemeza ukora ko wihanganye ntimubane igisivili ndabukweguriye nurabyemeye ni urabyemeye ni ukuba ubyemeye Imana guhumugisha numva biranejeje cyane atamubwira ati none se ubundi beri ukunda buwaze ndamukunda cyane none se buwa ukunda bezi ndamukunda cyane ubwo mukundana
ni Imana ibishaka reka no kubabuza kubana Bowazi urasenga iza kuba udasenga ntabwo utwaye umwana wanjye igihe mwari mukundana gutya akaba yakunze gutya ntabwo ari ntibisanzwe ni Imana ibirimo ndarekuye mugende mwibanire ubwo rero bwo noneho nagiye nateguye ati mfite inkwano iri he ko nawe mfite ariko nateguye uburyo gutanga inkwano habura imisi 15 nabonye inkwano nabo kandi sesanye umuntu wo hanze aranyoherereza ntanayimubwiye yambwiye ko agiye kubago kanseri inde umuntu wari uri hanze ati arampamagara ndamukupa nisonze narameze nabi aramukupa igeze aho ngati wako wamfasha ko mushaka cyane naro ati sengera tuvugana mu kanya saa 10 ubwo saa 10 saa 9 n'igice ngiye kujya kwiseta bagiye kumbaga kanseri yo mu mara ni Imana gukiza kandi gutabare ntikase none ndayitegetse ihagarare igende nta kasero ufite yakuyemviza nyine ndetse nk'ukina uriya umunwa w'umukirano turarema mu kanya saa 10 n'igice arampamagara ngati uraroga uratongera ni ibiki dogiteri muganga barapimye ahantu hose nka 5 bambuzamo kanseri tuvugana bakuzamo kanseri ntega nyarasenga nanjye ni kofuri manye ntega nyarasenga ndasenga none ati ntago nzi ubuzima bwo mu Rwanda ko bumeze ndabizi ko butoroshye ariko shaka byibuza gukohereza akantu agafata nabo kabunywa mbe naguhamagaye numva ntuvuga neza numva nabo kandi utavuga nk'umuntu ufite imbaraga niki harimo n'ibibazo na stress tinabyumva ko nguma munashonje reka kanze koreko ngagafata nomero yawe ni yanditseho nde Mana gitangaza anyereje sanga na amazero we hane ko cyane ibeshye then wenda example nko kureza wenda nk'ibumbe na 500 wagira ngo ni 5 asanga cyane 5 kavuga ati cyose niyo cyangwa si mbona amazero amafaranga kandi menshi nagiye uko njyana inkwano rwose igaragara ni mpe igaragara Imana ishimwe nta Imana itankore nanjye naravuga ndi Imana urantaba ariko byanga byakunda numva arambwiye umva ko Imana ari yari mu mugambi wayo amafaranga nguhaye uyajyana ukwari uyajyana igihe ndi yakoresha igikorwa ashaka kwakoresha niko mutima ntegetse ni ikize kandi ni ya nkwano yashakaga nari mpangayikishijwe nayo ndayengiye gukora rero ntanze nkwano ntibirangiye ibyo by'inkwano batise buva ko bataze nkwano kwafashe n'irembo Imana ufata irembo ati noneho tukubaze uko buzaba ryari nko kuvuga ati ubu ngubu ari iyikozemwo ni wabo yagize gute bagurishije n'isambu ubu by'ubukwe simbizi ko bizagenda ati ntigiye ubukwe bwanjye ntago mara amezi 3 isuri mafu ni 3 araba bahagije sasa ibyo bivuga ni ukuri mfite amafaranga se ndayafite ikizi ariko navuga nti Imana tugufite nitwifuza undi murengezi amen ntego yibuka karabaye bizi ko ADPR guha amezi 3 yo kwitegura yego nditeguye karabaye kumwe kurashiza 2-3 nta kintu ndabona nese nuko noneho nguye ku ntego nyene y'ubukwe bwanjye ya data isaha igeze mbura abantu mbura ibintu navuga nti karabaye ariko Imana ntabaye imbere habura nk'imisi nk'itatu ngo ubukwe bubi cyangwa se nko misi ne gutyo Imana irantabaye bakoye igitangazo ubukwe burabaye umukobwa ndamucyura ubu ngo bari wanjye ubu nditwa umugabo Bowazi ubu murabana ndi umugabo bwa mbere ukimugeza mu rugo wamubwiye ngo ikibonye ari muryamye urugi rw'icyumba rukinze warabaje urasenga no kwivuga waravuze ati hari ukuntu umuntu uvuga uti terega shari wanjye wenda iyo wihangana uburebure si ubw'abagabo kandi ubugufi doka kumbese umuntu wino mazo kamucenga havuga uti mubone kugira ngo mvone wandi we mve ko ndi umusizi wasiza baswa n'abashaka kugira ngo badusebye ntabwo dusanzwe samuganirega ubugufi si ubugware uburebure si ubwenge ahubwo ubuhanga ni umutima ubupfura ni umutima rero kuryoha kwacu kuba mu mutima nibwo bupfura bwacu urusha gusaba umuntu arashyira niriya Jeveriya tuburyohe bw'abagufi ba mu mutima cyane sinubwo abagufi ubupfura bwa mbere ubu niyo bakubwira imfura mu Rwanda zihari ntabwo ari uko umuntu areshya gutyo ateye atyo aseka neza uyu mutima ntawufite ntabwo bukiri imfura turi bupfura buturuka imfura ni umutima impari wa mfura yego mwana wacu naho rero ubundi
iyo ufite umutima uhubaka igihugu, ufite umutima urababarira, ufite umutima ntabwo wifuza ko mugenzi wapfa urwo rupfu, ahubwo urokora abantu, urokora abarengana. Urukundo ni iki rero? Uwo mutima rwihanganira byose, rubabarira kandi rurindira, ntiruhutiraho. Erega na wa mugabo umwe twizera nawe yarabivuze ati banza ari Pawulo ari intumwa ye, yaravuze ati mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Aterega uwo nubwo yigeze kubanza kwambara akamero nk'ak'umuntu, kuba Imana atayasanze atari ibyo kugundirwa, yisiga gusa ataraza yegera abantu. Twari twicaye rero muri iki kibanza tugira ngo tuganire ubupfura bwacu n'ibigwi byo gutsinda. Ubugize gutyo uratsinze urashimana. Ariko ubu nitwa gatsinzi nibyo. Kuko hari Satani ashaka ko ntazashaka urugo. Cyako naravuze nimbona ngeze hariya nkabona ninjiyemo, Mana yanjye, Imana igitangaza. Nimbona ninjiye mu rusunya, nicyo navugaga cyambere. Bakamera mpita nkabona ndayambaye dere nkashyamo nk'iyingiyi. Abana mu mpeta ndayambaye nkabona bagize gutya. Bowazi na Berize baraturabasezeranyije. Tuhere none turafatanyije ikimana yafatanyije. Bavuga ngo hagena Imana na habaguhirwa Berize na Bowazi. Bakavuga ngo turabashyingirana. Ariko uzi kuri mugenzi wanjye yitwa Hagena Imana, nge nitwa Hakizimana cyane, nawe ukitwa Habaguhirwa. Nibyo reka turi buturaniye. Reka nge nitwa Hakizimana, n'ubundi ntihatunguramye ihorera wamfura. Yego, ibyo byose byari bifite imvano, byari bifite imvano. Kandi noneho rero namaze kumenya ko witoreje mu mataba y'iwacu. Nibyo uri intore itari ngufi isumba imisozi miremire, kuko kwaguka k'umutima wayo kureba hirya y'imisozi. Impare wamfura nuko uhagaze kwayo marembo urakomanze cyane. Uwo rero uwo mubyeyi w'urugore rwera araguhaye ikaze, arakinguye cyane. Yampare cyane. Nawe urugira gute? Nanjye nyine ndivuga bakuvurugira amata se baguha yonyine se ahubwo bundi yo baguhaye umutozo wishurirwa ko umuntu azaba umukwe wawe, mufata nk'umwami cyangwa igikomangoma. Banteguriye intebe, dore ko abana intebe ndende rero ntago usa nk'uwikora neza kamera abantu bereke uyicaraho amaguru aritendeka, dore yameze cy'amaguru, dore aritendeka ntayakora hasi. Ajya bareba umukwe amaguru nakora hasi, ariko ntire w'amaguru maremare. Ariko umutima rero ni mugari, ariko umutima ni mugari. Undi abantu bose barareshya, uretse wose ibitekerezo n'imitima yabyanze kureshya. Hajemo ibintu byinshi, ariko ubundi oya ntibyari byinshi, kwari uguceshura, kuko turazi iwacu ntizakundaga imvange. Rero zarabatereka turebe turebe umutima wiyemeza uko niko buriya narwanye intambara nziza. None se kuri intore mbwiye abandi basore kandi bananiwe gushaka, uzaganire na azakubwira niba yarabaye mu ngabo za Nyaruguru, ko bava kera za Nyanza, n'ubundi yanyarukiye yarahazi. Nyaruguru iyo ngiyo hirya ni mu marembo yaho, burya nibakubwira intwari ntago basiga Nyaruguru. Yego se ubwo ni mu mataba ya za Mubuga, ya za Shiri, iyo ngiyo hakoze ko disi umunyarwanda we. Ureka tuzaganira. Umunyarwanda tuzaganira. Hano ndo bavuze ngo manuka igikondo uganira merewe tatashye ngo zakini hose iwacu hose Mutara yose n'Umurera n'ahandi ngo nugera mu Ruhengeri rw'Umurera. Yes, na za Nyanza ni iwacu. Ukagera Nyanza ukambuka za Rwabusoro. Ngo murumva ko tudasanzwe. Ntago musanzwe. Igihugu ni icy'Abanyarwanda. Ni muri abino. Amen. N'urwacu. Rero reka dushimire uburyo watsinze. Yego, Imana ishimwe. Hari ingabo rega yari kuri imbere. Nari nshoje mbwira abasore batiyaminiye. Umuntu agasaba nabi babanyabwo ngo shaka uriya mukobwa ngo mugufi tureshya, ngo shaka umurongo w'umukene tumeze kimwe. Ndagira ngo ukingure amarembo abandi batakinguye. Mube gahizi uhigane n'abazimu n'abadayimoni n'abazimukazi, ucumuhiga ubyibuza nawe. Uzi kugira ngo ntabwo ntukanye, uzi kugira ngo ube umeze nk'ihene nawe ushaka ihene, nta icyacisha nimba uri ihene shaka inka byibuza. Uko n'iby'intama ishaka inka bacirira, cyangwa nk'ishaka intama gucirira cyangwa borore. Sinzi ubwo usanga umuntu n'undi bose nibashira impaka, bose nibase ndayigaya, bose nibakazitunga ntahigenda. Oya mugomba kwihinduza ukaba ibintu byawe ibyo ngibyo mukaba. Erega kera iyo twateraga intambwe twerekeje ahandi twaravuga ngo tuje gushaka amaboko, muduhayo tudafite natwe dufite tuyabahe. Ubundi usubiza gushaka umukobwa tureshya jewe
nkuyongera abana bameze gute wenda abantu bandeye kuri kamera barinde neza yego munenda nabaye Mariya be ariko nabwo bitewe n'iki ni umuco maze iminsi niya n'amagi maze iminsi neza cyane maze iminsi nkarangirwa maze iminsi bangaburira neza natangiye kuba muremure ubundi mbere rwose nari umukonye ntabigaragaza ariko basigaye ngaragara neza Imana ishimwe hari ibintu Imana yakoze rero no kuvuga ngo abantu biyaminiye Imana izabagira neza abasore banze gushaka barigo banywa inzoga ahangaha barigo basambana hirya barigo batera agahinda ababyeyi babo ngo nta mafaranga bafite iyo usenga Imana ukanayizera ibi Imana ibikora mu kwizera ariko se umbwiye ngo wizere nta mafaranga ufite gusa shaka uburyo ubundi gushaka niko gushobora shaka uburyo nta umugabo yiriwe mu rugo yicanye n'umugore aho ngaho ntakoze bose bafite nta mugabo wemere kwirirwa yicaye mu rugo jya guhiga uri umuhigo w'urugo wahagurutse abayagiye mwabasore nabo mujye gushakisha abagore beza kandi imiryango ifite imyumvire yo gutangira ngo mwabana ntimwashobokana bamere nko kwa databukwe bumvishe ko ari byiza bavuga ati imiryango yose ni imiryango Imana ihabwa icyubahiro shimiye umuryango w'imfura nkuriya wanyemeye kuranye ubupfura buhura n'ubundi bagasaga Imana ibahe umugisha Imana ibaheze kumeze ibagure kandi reka rero twanzike wenda duse n'abasubika kuko turasubukura no mu kanya wikoze mu cyumba beriza kurebera amazi niko bimeze murakoze kurebera amazi ukandi udusuhuriza uwo kazana cyane ububwira ati rwose ati baraho ugubwe neza muraho se ntabwo bose muzahimuka kuko bose ngo baraho oya ntabwo ndakiragora ariko ndashaka ko umunsi umwe tuzajyana ahantu tugasabira babasore bagomewe umva ko tuzi gusaba muduha akazi cyane rwose tukabasabira tukabingingira rwose kandi tuzabasabira nimudushyire imbere y'Imana turagize rugira noneho mutubwirire rwose ko ibyiza shoje ngira nti mbasuhurisheje mu ijambo ry'Imana rihari muri Zaburi y'147 umurongo waho wa 2 uvuga ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu ateranya bimwe mu Bisiraheli apfuka ingoma z'imibabaro yabo akiza abafite imitima ikomeretse Uwiteka nk'uko yo batugiye cy'u Rwanda cyari cyaraseyunywe n'ababisha bo hanze yongera niko agiye kongera kubaka imitima y'abanyarwanda yasenyukaga bitewe n'abarozi bitewe n'indwara umutima wawe wari warasenyutse wari warasenyewe wari warabuze icyerekezo warabuze uwakubaka ariko nk'uko Imana yakuye akara ko mu mara yanjye ikampindura umugore ikampa umugore yaranyubatse nawe uyu munsi nikubake haleluya Imana ikubake mu izina rya Yesu iguhereza imbago uhagararaho uhereye munsi ngaho Imana ibaka abanyarwanda bose yubake igihugu yubake umuntu wese kuri iki kiganiro mwami Imana y'Isaka nako Imana Aburahamu turagushimiye cyane kuri Imana ishobora byose reka byongera bimenyekane ko uri Imana ivuga kandi igakora igitangaza icyo wayivugiye ugikurikirana imyaka ibihumbi ndagushimiye ko zibitangaza bikomeye Imana Tardisifone magolesta eraya binivogide ndagushimiye ko abantu bumvishe ikiganiro bagiye gukizwa abandi bagahinduka bakareka imyumvire yabo bakareka amatiku yabo n'amacakubiri bakarangira bakiyunga bakajya mu bwiyunge dore ko turi mu gihe cyo kugira ngo abantu basabe imbabazi abantu bazitange nyemerera Imana umuntu wese ahabwe gukira no gukiranuka imbere yawe ndagushimiye ko Imana byumvishe ngaho ezi imitima y'abantu bumvishe ijambo kandi bakira Imana n'umwana w'Umwuka wera none n'iteka ryose ciao turabakunda cyane.